umwana ufite ubumuga bw'uruhu yaravukaga abantu bagatangira akavuga buriya iriya nda nyina wasanga yararyamanye n'abazungu. Hari abatekerezaga ko kubyara umwana ufite ubumuga bw'uruhu ari umwaku, hari abatekereza ko ari igihano cy'Imana, hari abatekerezaga ko abo bana ari ibimanuka. Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba The Family Focus TV. Nkuko mubizi ko tutajya tubatenguha, n'uyu munsi twaje tuzanye n'umutumirwa. Mbere yuko dukomeza, reba hasi aho ngaho hari akantu k'umutuku ka subscribe, ukore subscribe hanyuma ubwire n'abagenzi bawe kugira ngo tubashe kugufatanya gusaranganya ibiganiro bikwiriye ahantu hose. Reka tureke umutumirwa banze atwibwire, anatubwire n'icyo akora mu magambo arambuye. Karibu. Murakoze, nitwa Nikodemu Hakizimana, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda. Murakoze. Yego Nikodemu, murakoze. Yose Nikodemu y'umuryango witwa? Umuryango witwa OIPA. OIPA ni amagambo y'impine, amagambo arambuye ni Organization for Integration and Promotion of People with Albinism. Mu kinyarwanda cy'iwacu ni umuryango ugamije kuzamura imibereho y'abantu bafite ubumuga bw'uruhu. OIPA ni ije vuba, imaze igihe kinini, yatangiye ryari? Murakoze. OIPA navuga ko ari umuryango mushya kuko twawutangiye 2013, hanyuma ukaba ari umuryango watangiye dukora mu turere tune ari two Musanze, Kicukiro, Gasabo na Nyarugenge. Warumbaje uti umuryango waje ute? Ubundi iyo ugiye kureba ibyiciro by'abafite ubumuga hano mu Rwanda, usanga icyiciro cy'abafite ubumuga bw'uruhu kitarimo. Ubundi twagiraga ubumuga bw'ingingo, ubumuga bwo kutabona, ubumuga bwo mu mutwe, hanyuma twagira n'ubumuga bundi, icyiciro cya 5. Twe rero ubumuga bw'uruhu ntabwo bwafatwaga nk'ubumuga, bari abantu baraho. Twagize iyi commitment igihe hari ubwicanyi hano mu bihugu duturanye muri aka karere Afurika y'Iburasirazuba, navuga nka Burundi, Tanzania, mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari harimo navuga nka Mozambique, ndetse n'ibihugu byinshi hagiye habamo ubwicanyi. Iki gihe isi nibwo yahagurutse itangira kubona ko ari ikibazo. Birumvikana nk'abanyarwanda kumva ko muri Tanzania hari ubwicanyi, Burundi hari ubwicanyi, wumva ko namwe bibegereye, nibwo twagize ubwoba. Hanyuma twumva ko natwe urupfu rutugeramiye. Naho hantu bisa naho byatangiye umuryango ujya kubaho. Ariko ndabyibuka niga muri kaminuza, hari umwarimu wanyigishije yigeze ampamagara igihe hari ubu bwicanyi, arambaza ati ariko Nikodemu, wumva uzamarira iki bagenzi bawe? Ufite ubumuga bw'uruhu, icyo gihe batwitaga abanyamweru, ntabwo byari byakagize iyi nyito. Ati nk'umuntu ufite ubumuga bw'uruhu washoboye kwiga ukagira muri kaminuza, wumva ari iki wazamarira bagenzi bawe batashoboye kwiga? Ati kuko kuba uri kwiga kaminuza ukazakorera amafaranga ukabaho neza, ariko bagenzi bawe bari gupfira mu cyaro, izuba ririmo rirabica, bararwara kanseri y'uruhu, nta muntu wo kubavugira bafite. Ufite umukoro ukomeye, ntukirebe, uzarebe kuri bagenzi bawe. Numvise ampaye umukoro, ntangira kugira devoir mu mutima wanjye, navuga ngo ko ngize amahirwe yo kuba niga kaminuza, niki nzamarira bagenzi banjye. Natangiye kaminuza 2011, nibwo natangiye gusaba Imana ngo impe icyo gukora, imishuri icyo gukora, ndebe ko ari icyo nazamara bagenzi banjye. 2013 rero nafatanije n'abandi bagenzi banjye
bari hano mu mujyi wa Kigali kuko nimwo nize, hanyuma dushinga umuryango. Birumvikana ko natangiye ari njyewe uyobora ndi perezida. 2013 dushaka ibyangombwa twandikisha muri leta. 2014 tubona ibyangombwa. Hanyuma rero dutangira gukora nk'umuryango. Birumvikana twasanze hari ibibazo bihari bitandukanye. Kimwe nuko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu by'ubwabyo kuvuka cyari kibazo mu muryango. Yenda n'uyu munsi biracyariho ariko ntibiri ku rwego byariho icyo gihe. Umwana ufite ubumuga bw'uruhu yaravukaga, abantu bagatangira akavuga buriya iriya nda nyina wasanga yararyamanye n'abazungu. Hari abatekerezaga ko byari umwana ufite ubumuga bw'uruhu ari umwaku, hari abatekereza ko ari igihano cy'Imana, hari abatekerezaga ko abo bana ari ibimanuka. None se umucyemeje mu gato, yego iyi association organisation imaze kuboneka, abana bafite ubumuga cyane cyane ndavuga ngo abana, kuko abantu bakuru baba baramaze gutangira kumenya ko babyitwaramo. Abana bakiri bato hasi mu myaka yo hasi batangiye kuyibonamo ku buryo ubona bakwegera ukabona babona ko hari abantu babakorera ubuvugizi. Murakoze. Tugitangira uwo muryango icyo twakoze ni ukubashyira hamwe. Mu minsi ya mbere yari iminsi yo kurira, kuko iyo twabaga twahuye umuntu avuga ati narinzi ko ari njye nyine, nari mfite uyu mwana, umuryango irantererana, iwacu baranyanga, ahantu hose ngiye ndanyura bakavuga bati reba wa mugore wabyaye Nyamweru. Wabonaga ari igihe cyo kurira, ati mpuye na bagenzi banjye. Akuri njyewe abana bamfataga nka papa wabo, bamwe bavuga ngo ndi tonto, ayo mazina, kuko nta bari bazi ko hari umuntu ushobora kubaha keya ngo abegere babwira ati bana ndabakunda. Ikintu nakundaga cyane kubaterura, bana bakiri batoya. Umwana ufite imyaka 12, 13 si bato cyane. Urumva umwana ufite imyaka 13 abari hafi mu 5 primaire, mu 6 bari bakuru, ariko nkabereka urwo rukundo. Rero ibyo bintu byabaye nko komora uruguma. Ariko ne kuvuga ku bana gusa, mvuge n'ababyeyi bari bafite ibikomere cyane, kuko urumva nibo byaye umwana mu muryango washakiyemo akavuga bati watuzaniye abazimu biwanyu, wabyaye abazimu, wabyaye amadayimoni, wabyaye amashitani. Cyari ikibazo gikomeye. Hari n'uwabyaraga umwana yamubyarira ku bitaro, aho kumugemurira abamugemuriye basanga yabyaye umwana ufite ubumuga bw'uruhu, bakabisubizayo ati ntabyo tuguha, ntacyo wabyaye. Hari n'abababwiraga bati abana muzabica, Imana izabaha abandi. Nangwa se kumubyeyi yabyara bakamuha impundu. Umuntu wabyaraga umwana ufite ubumuga bw'uruhu, aho kumuha impundu amubwira ngo ihangane, yenda Imana izaguha kandi kana, mu isi niko bigenda. Ofite abantu bakamwereka ko yabyaye umuntu utari umuntu, arutwa n'utabyaye, ariko bakamukansoringa. Hari umubyeyi umwe wigeze aduha ubuhamya, numva bwaransekeje ariko kandi numva burambabaje. Yasengeraga muri ADPR, hanyuma ashaka umugabo ariko bataciye kwa pastor. Abyaye umwana wa mbere w'imfura afite ubumuga bw'uruhu. Bagenzi be basenganaga ngo bajya ku musozi, baravuga ngo uriya mukobwa ngo twaramubwiye ngo arishingiye, ngo Imana izamuhana, ngo none murebe ikintu abyaye ngo Imana iramuhana. Nawe yumva ko ari igihano cy'Imana, kuko nta akarere k'iwabo nta shirahamwe ryabagayo. Hanyuma nawe noneho agarukira Imana, ajya kwihana ati Imana mbabare, nashatse nishingiye, Imana mbabare ibihano rwose imyaka ntikankurikirane. Abantu baramusengera, batangira no kwerekwa, ngo baramubwira ngo Imana irakuvumuye, ngo ntabwo uzongera kubyara ibi bintu, ngo Imana iguhaye abana beza, ngo Imana iguhaye abana bazima. Agiye kubyara umwana wa kabiri nawe aza afite ubumuga bw'uruhu. Noneho yibaza Imana yamubwiye ko imuhaye abana bazima, ikaba yongeye kumuha wa mwana yitaga ikintu. Ahita acika intege mu byo gusenga. Ariko nyuma yaha amaze kubona ishirahamwe, ndamubwira no humura, abana n'abana,
urabona uyu munsi twarize twashoboye kugera muri kaminuza, abana bazakura mu ishyirahamwe, tuzabarera, tuzafatikanya, abana bazakugirira umumaro. Yongeye kugaruka gutyo, ubuzima burongera buragaruka. Rero ababyeyi nabo ubwabo bagiye bahura n'ibikomere, bahura n'ihohoterwa. Nanone ikindi gitera yenda n'ibindi bikomere ku mutima ni uburyo tubaho. Ubuzima bwacu busa naho bugoranyemo akantu cyane dushingiye ku ruhu. Ubuzima bwo muri uru Rwanda nangwa n'ahandi hose bisaba gukora. Imiryango ifite umwana ufite ubumuga bw'uruhu nyinshi usanga ikena kubera iki cyane, yenda akamvuge nk'abagabo, hari ubavuga ati ntacyo nabyaye, amafaranga yose yakuriraga kuyazana mu rugo akayajyana mu kabari kubera trauma, kwivura trauma. N'abandi bagabo bakamubwira ati ntacyo uricyo, ugasanga aho gukora ngo yubake urugo akoze anywa inzoga cyane. Umubyeyi iyo yabyaye umwana ufite ubumuga bw'uruhu akenshi nta mukozi agira. Umukozi araza yasanga n'ako kana akagira ubwoba akigendera, bigasaba ko umubyeyi azahora mu rugo akaraba abana bakabanza gukura. Urumva ko kudakora k'umugabo, kudakora k'umugore bizana ubukene mu rugo. Rero uyu mwana akenera amavuta. Amavuta y'abafite ubumuga bw'uruhu arahenda. Yenda tutaragera aho ngaho, reka nkubaze gatoya, muri hagati yanyu muri organisation igikorerwamo ni icyo ngicyo cyo kujya inama, guhumurizanya no kubumva ko nta kuba cyacitse, wabyawe, wavutse, wakuze nk'abandi bana. Ni icyo gikorerwamo, no kubumvisha ko batagomba kuhera inyuma cyangwa kwiheza bo ubwabo, cyangwa hari ibintu bifatika byamufasha. Nyine urabizi ko mu buzima busanzwe dukenera ibintu bifatika, amafaranga, kwiga, minerivare, ibikoresho bindi. Muri organisation ibyo bindi nabyo birimo. Murakoze. Ukurikije aho twahereye hari habi, kuko nka organisation urumva yatangiye ngiye nyisapotinga, nanjye nyisapotinga ku mafaranga ya bourse yego. Kuko urumva kuri bourse yo muri kaminuza ya 2025 nibyo ngewe nahereyeho nsapotinga abagenzi banjye. Niko kwiyubaka, niko kuvuga ngo nibura nzagira icyo mara abagenzi banjye. Uko tugenda dutera imbere, twageze igihe dutangira gukora projet kugira ngo nibura twagura ibikorwa. Twatangiye turi abantu 15, uyu munsi turi abantu 238 abo dufite en charge, ariko mu gihugu hose uyu munsi na abantu 1024. Rero ibikorwa turabifite uyu munsi. Kuva 2016 ndatekereza twahaga amavuta abantu bafite ubumuga bw'uruhu yo kwisiga. Urumva ko ahenda, agacupa kamwe na amafaranga twakaguraga 10,500. urumva gufasha abantu bagera muri 200 ni bije ndende. Araboneka hano mu gihugu. Ego, twe dufitanye partnership na pharmacy yitwa Kifaruma. Yenda ndibuze kubigarukaho kuko uyu munsi ho twarayabonye yegeze no kuri mituweli, ariko bitangiye uyu mwaka yenda kampera aho twahereye. Twabaga dufite bije yo kugura amavuta umwaka wose. Ikindi agacupa kamwe kagura 10,500. urumva nk'umubyeyi ufite abana 3 4 twamutangagaho ibihumbi bigera kuri 40 hafi mu kwezi, mu mezi 2. Ako gacupa gakoreshwa nko mu kwezi kakaba gashize cyangwa ubundi icupa rimwe ni mililitro 150 rikoreshwa mu kwezi. Mu bindi bikorwa umuryango ukorera abo bantu, hari abo twahaye ihene zo korora kugira ngo nibura zibakure mu bukene. Hari abo duha ibikoresho by'ishuri, hari ugukora nanone ubuvugizi. Yenda kangaruke ku buvugizi cyane, niho dushira imbaraga cyane. Ubundi ntabwo organisation ifite inshingano yo gushakira ubuzima bwiza abaturage cyangwa se abanyarwanda bafite ubumuga bw'uruhu yonyine, ahubwo izi ni inshingano za leta. Rero twakoze ubuvugizi, turangije turavuga ngo leta numurebe, turahari, dufite ikibazo, hari ubwicanyi hirya no hino, tubuza amavuta, duhera ku buvugizi. Mu burezi ibibazo dufite turabigaragaza. Uzi ko yenda ushobora kuba nanjye unzi, amaso yacu ntabwo abona cyane nkamwe. Tugaragaza ibibazo dufite mu burezi, dukenera marinete, dukenera kwicara imbere, dukora ubuvugizi. Uyu munsi hari ibyo leta yarangije kwemera. Kimwe, leta yarangije kwemera ko icyiciro cy'abafite ubumuga bw'uruhu ari icyiciro nk'abandi bantu bafite ubumuga. Hanyuma Minisiteri y'Uburezi yemeye ko buri mwaka izajya ikora ikizamini cyanditse mu nyuguti nini
ku bantu bafite ubumuga bw'uruhu kugira ngo uko nakoraga ikizamini nubitsemo amaso cyane bituma nduha kandi iyo ari dutoye bituma ntarangiza kuko simba nabisomye nyine kuko bitagaragara. Ibyo ngibyo byatumye umubare w'abana bafite ubumuga bw'uruhu wiyongera. Ego abana biga bariyongera kuko abatsindwa babaye bake abatsinda bariyongera. Urumva iyo ni achievement ikomeye kuba ministeri yafata nibura commitment runaka. Ikindi ubundi buvugizi twakoze hari ukuvugira abafite ubumuga bw'uruhu nibura kugira ngo babone aya mavuta mu buryo bworoshye. Twabisabye Minisante kirekire, tubisabye Minaroke, twabisabye n'umukuru w'igihugu arabyemera. Uyu munsi abana bafite ubumuga bw'uruhu n'abantu bakuru bose mu gihugu kuva muri uku kwezi kwa mbere batangiye kubona amavuta kuri Mutuelle de Santé. Epruta ni n'igisubizo cyaje gisa naho gisubiza cya kibazo wa mwarimu yambashije. Nikodemu kuri kwiga kaminuza uzamarira iki bagenzi bawe? Ni iki wumva uzamarira iki bagenzi bawe? Nukora amafaranga ko wize uzabaho neza ariko bagenzi bawe bazaba bayiho nabi. Numvaga nanjye mfite inshingano zo kugira icyo nakora kugira ngo bagenzi banjye nzagira icyo mbamarira. Uyu munsi rero abana bafite ubumuga bw'uruhu bose mu gihugu amavuta yarabonetse, ari ku bigo nderabuzima byose, ari ku bitaro hose, yenda ahatari nukuba aho batuye batarabimenya, ariko yenda doprisi bijya mu itangazamakuru abantu bazajya babimenya. Uyu munsi urajyana ibiceri 2 kwa muganga 200 ugatahana amacupa 2 yo kwisiga mu kwezi mililitiro 300. Urumva ko na achievement ikomeye kuri organisation. Birumvikana cyane warakoze kandi ni ibintu biba byaravuye kure no muri commitment wari wagize. Dukomeje kuba mugenda mukora ubuvugizi mubona urazi ko mu Rwanda ndetse ngira ngo ni nk'ahandi hose ku isi umubyeyi umwana ufite ubumuga nk'uko twahoze tubivuga ashakisha ukuntu ahubwo abantu batabimenye. Uko agenda kura akagenda ashyira mu gikari haza abashyitsi akabwira abandi bana bakajya gusuhuza abashyitsi umufite ubumuga cyane cyane ubwo ari nabwo bwose sinango ubwo ruhu. Noneho nubwo uruhu urumva ko bijyanirana n'ibyo byose. Ubuvugizi mugenda mukora butuma hari ikintu gihinduka mu myumvire y'ababyeyi ku buryo byibura abana tuba abana baza muri organisation bakaba bahura n'abandi. Murakoze cyane. Ku bantu bafite ubumuga bw'uruhu byari n'umwihariko cyane. Iyo umwana yavukaga ntabwo ababyeyi bifuzaga kumugaragaza kuko byagaragaraga ko ari igisibe mu cyaro nangwa se mu muryango ahantu haba no mu mugi byagaragara ko ari igisibe. Nawe urumva umubyeyi afite uruhu rwirabura, umugabo umugore afite uruhu rwirabura babyaye umwana ufite ubumuga bw'uruhu. Noneho ni wa mwana bazataramiraho ku musozi Nyamweru, umuzungu wabuze icyayi, ni Kimanuka, bra bra bra, amazina yose ateye isoni. Bumvaga ko ari igisibo ku muryango. Ibi rero byatumaga babahisha. Dufite na cases z'abantu bagiye barazanya n'amatungo batifuza ko bararana n'abandi bana. Cyari ikibazo gikomeye ariko aho twagiriye ku maradiyo tukajya mu bitangazamakuru tukavuga ngo abafite ubumuga bw'uruhu ni abantu nk'abandi bagiye baza noneho bakaza mu muryango twabaha ya mavuta rwa ruhu rwabo rusa naho rwari rwarangiritse ukabona rutangiye kugarura ireme ry'ubuzima abantu bakabona noneho barakeye batangiye no kujya hanze bagakora kuko bafite ubushobozi bwo kubaproteja izuba. Ibi ngibi byatumye abantu bisanzura mu muryango even n'ababyeyi no kutubona natwe turiho kavuga ati hari undi muntu nzi Nikodemu washoboye kwiga ageraha, hari undi muntu nzi ibunaka wize, baza muri organisation bagahuramo n'abandi bantu babayeho neza. Ibi byateraga ishaka ababyeyi kavuga ati nanjye umwana wanjye kamwiteho yenda ashobora kuzangirira umumaro. Kandi biranumvikana buri iyo witaye ku mwana ufite ubumuga ubwo ari bwo bwose agirira umumaro ababyeyi kuruta umwana udafite ubumuga. Nikodeka tugusabe ugira ikintu ubwira noneho ababandi batarabimenye bagifata umwana ugize ubwo nyine tuvuze kuri babandi babimenye bakazana abana bakabavana mu bwigunge. Tugira ikintu tubwira umubyeyi wa utwite akagenda akabyara akabona abyaye umwana ufite ubumuga bw'uruhu. Tugira ikintu tubwira umubyeyi wamaze kumubyara kera afite imyaka runaka ariko uretse nda nk'umugabo we n'abantu bake muri quartier nibo bamuzi ntashaka kumugaragaza. Gira ikintu ubwira societe muri rusange ku bana bafite ubumuga bw'uruhu. Murakoze. Umubyeyi ufite umwana ufite ubumuga bw'uruhu namubwira ko umwana ufite ubumuga bw'uruhu
ni umwana nk'abandi. Icyo dutandukaniyeho ni ibara ry'uruhu, ariko no mu busanzwe abantu ntabwo bose bagira uruhu rusa. Hari ababa inzobe cyane, hari abagira umubiri uvanze, hari abagira uruhu rwirabura cyane, hari ababa barebare cyane, hari ababa bagufi, hari ababa bari hagati, hari ababyibuha, hari abananuka. Nta muntu uhitamo uko azavuka. Kuba navuka mfite ubumuga ntabwo bivuze ko ntari umuntu. Nshobora gutekereza nk'abandi, nshobora gukora imirimo iyo ari yo yose igihe mbonye uburyo bwo kuyikora. Rero ndagira ngo nsabe ababyeyi bafite abana bafite ubumuga bw'uruhu, nibumve ko ari abana nk'abandi, kandi bumve ko babagirira umumaro nk'abandi bana. Mbe kumva ko babyaye ibisimba, ibikoko, be kumva ko abo bana ari abo kubatesha umutwe. N'abana ni abanyarwanda, bazabagira umumaro nk'uko abandi bana babagirira. Rero ndabasaba kugira ngo babiteho. Umubyeyi ufite umwana ufite ubumuga bw'uruhu niyihatire kumenya uko yamufata, amwambike ingofero, amwambike imyenda y'amaboko maremare n'amaguru bimuproteje kwangirika k'uruhu, hanyuma amusigane y'amavuta yabugenewe. Umwana kure amavuta araboneka kuri mituweli, kandi amushire mu ishuri, amwiteho, agerageze kumusura ku ishuri, yumve ko ari umwana uzamugirira umumaro. Niyo umwana ufite ubumuga bw'uruhu ari mu rugo ariko bikagaragara ko bitaye kuri bagenzi be, ukamusiga nawe arababara. Nibagerageze bamwegere. Hanyuma nsabe na sosiyete be kuduha akato, be kumva ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ntacyo amaze. Arakimaze, ni uruhu rutandukanye. Nibumve ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu nubwo afite ubumuga ariko ni ikiremwa muntu, akeneye kubahwa, akeneye kuganirizwa, akeneye uburenganzira ubwo aribwo bwose nk'ubwo undi munyarwanda wese cyangwa undi muntu yaba afite. Rero ibintu byo guhohotera abantu by'akato, dufite amahirwe hano mu Rwanda nta bwicanyi buhaba, ariko nibura ayo mazina mabi nibayareke. Kwita umuntu ayo mazina asa naho amusesereza nibayareke. Kwereka umuntu ko ntacyo azimarira nibabireke. Uyu munsi twabonye ingero, dufite abantu bafite ubumuga bw'uruhu bafite akazi. Turamufite umufarumasiye w'ibitaro, turamufite ukora mu rukiko, dufite abakora mu mishinga itandukanye. Umuntu ufite ubumuga bw'uruhu n'umuntu nk'abandi, kandi performance ibiri hejuru. Rero kubyara umwana ufite ubumuga bw'uruhu ntabwo ari ikibazo, ahubwo navuga ngo ni umugisha, nibamuha uburenganzira akwiye. Niko dusoza, reka ugira ikintu usaba leta. Urabona umwana, reka yena mvuge wowe, ndakuzi wiga uri umuhanga, ngira ngo wabonye diplome ya kabiri igihe mwarangizaga amashuri. Leta kugira ngo nyine nayo sinzi ko wayibwira kugira ngo igire ikintu ubutumwa ufitiye leta muri rusange, kuko uri muri umwana ufite ubumuga bw'uruhu ashobora kwiga akagera aho arangiza agatsinda kurusha ndetse n'abatabufite. Ntekereza ko bashagiyemo izindi imbaraga bashobora kuba benshi bakakomeza gutera imbere. Gira iki ubutumwa ugenera leta? Icyo dusaba leta abantu bafite ubumuga bw'uruhu ni ugushiraho uburyo bwihariye bwo kwita ku bantu bafite ubumuga bw'uruhu, cyane cyane mu bijyanye n'ubuzima. Leta ikwiye gushyiraho ingamba zo gusuzuma abantu bafite ubumuga bw'uruhu kanseri y'uruhu mu buryo buregiriye. Uyu munsi leta yashyizeho ingamba zo gusuzuma kanseri zitandukanye. Hari kanseri y'inkondo y'umura ku bana b'abakobwa, hari kanseri y'ibere, ariko uyu munsi hari abanyarwanda bafite ubumuga bw'uruhu kandi bari kwicwa na kanseri. No mu bihe bishize turamufite mu cyumweru cyashize twashinguye umwana ufite ubumuga bw'uruhu wishwe na kanseri. Rero ndasaba leta ishireho uburyo bwihariye bwo gusuzuma kanseri y'uruhu ku bantu bafite ubumuga bw'uruhu, kandi mu buryo buhoraho buri periodique. Niba ari buri mwaka, niba ari buri mezi atandatu, ubwo buryo bube buzwi. Kandi noneho abafite kanseri bakurikiranwe hakiri kare, kuko ubuzima bwacu buregerejwe. Ikindi dusaba leta nanone cyane Minisiteri y'Uburezi niyite ku burezi bw'abana bafite ubumuga bw'uruhu. Ibitabo mu mashuri byose biracyaza biri mu nyuguti ntoya. Nibiri mu nyuguti ntoya abana barabisangira. Umwana ufite ubumuga bw'uruhu akeneye kwicazwa imbere, akeneye igitabo cyihariye, akeneye ikizamini cyanditse mu nyuguti nini mu mashuri. At national level byarakozwe, ariko hasi haracyari ikibazo. Ibyo ngibyo bikemuke. Hanyuma nanone Minisiteri y'Imari ikeneye gufasha ishirahamwe ry'abafite ubumuga bw'uruhu ryita kuri abo bantu buri munsi. Uyu munsi dukorera mu turere dutandatu, usanga dufite ikibazo cy'uko tutagera mu turere hose. Hirya no hino baraduhamagara ariko nta bushobozi dufite bwo kuhagera. Rero iri sufi yuko nibura leta itangira gufata initiative. Mu bindi bihugu byaratangiye aho leta yita ku mashirahamwe y'abantu bafite ubumuga bw'uruhu. Rero ndasaba leta kugira ngo nibura irebe ubufasha yagenera
ishyirahamwe ry'abafite ubumuga bw'uruhu mu mikorere yaryo ya buri munsi kugira ngo ibashe kuyunganira mu guteza imbere imibereho y'abantu bafite ubumuga. Murakoze cyane Kode. Murakoze cyane.